turayegeza gute rero sasa ni imiguruko ariko ni iminsi y'imperuka ni iminsi y'imperuka hajeho nanone n'ubugetura hajeho ubugetura abantu barabeshyana mbese no kuvuga ngo ni abantu bakibwizanya ukuri ni bakeya cyane uburyarya bwabaye bwinshi rero iyi si turimo uyu munsi wa none yego abantu benshi rimo iradutera ubwoba ubwo twavuga ati bwira abadukurikiye bakora subscribe kuri YouTube channel yacu arabwira ngo ni subscribe aha Clementine ashobora kuba atararebye video birumvikana narayibonye aha warayibonye so rero yaravuze ngo njyewe aho kugira ngo njye kubaka nshake mbane n'umugabo mu nzu byaruta nkabona umuntu ntenda nkibyarira kana uti ibyo gusa byonyine byaba bibaye nta kindi naba nkeneye ese namwe mushyigike ko abakobwa banyu tubatera inda bakabyarira iwanyu ubundi bakigumira aho ngaho mubona bimeze bite ngo turahera iburyo ni ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri iyo uvuze emet uvuze ngo Dieu de la vérité bisobanura Imana y'ukuri. Hello my dear friend, waba ufite ikibazo cy'uruhu, waba ufite ikibazo cyo gushishwa kw'ibirenge, waba ufite ikibazo cy'uko ugiye gusaza imburagihe, waba wisiga amavuta ntagufate, waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu, waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi, duhamagare kuri izo nimero ureba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Bavandimwe mudukurikiye kuri kamera za MT TV, ni Jimmy 250 umungu wanyu mukunda cyane. Uyu munsi mbafitiye abatumirwa kuri kamera za MT TV, ariko mbere ya byose mbere ko tutangira ikiganiro reka mbanze mbasuhuze mwese mudukurikiye muri mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi. Nsuhuje by'umwihariko mwebwe mwese mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, ndabasuhuje cyane aho muri mwese. Amahoro y'Uwiteka Imana abane namwe. Reka nsuhuze namwe muri mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba, mwese turabasuhuza cyane kandi turabakunda cyane. Reka nsuhuze namwe mudukurikiye muri ya ntara ya gatandatu, ni hakurya ngiyo, hakurya y'amazi birumvikana, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, Amerika, Australia, ndetse n'ibihugu by'Ubwongereza, Uburayi muri rusange, mwese turabasuhuje. Namwe mudukurikiye muri hano mu bihugu byo muri Afrika y'uburengerazuba, y'uburasirazuba, turabasuhuje cyane. Mbafitiye abatumirwa, murabona ko barakeye, basa neza, bameze neza. By the way, muraho neza? muraho neza nawe? Amakuru yanyu meza cyane. Okay, ndabona murakeye, mumeze neza cyane kabisa. Mwambarira hehe? Ko ndeba mubanje kurebana se? Yewe barambuye mu isoko. Okay, reka mbasabe mutangire mwibwira abadukurikiye kuri kamera za MT TV. Reka duhere kuri uyu nguyu uri mu muhondo. Witwa nde? Nje nitwa Jimmy 250. Nje nitwa Evangeliste Claudine, nkaba n'umuhanzikazi mu ndirimbo zihimbaza Imana, umenyerewe kuri channel yitwa Umura TV Claudine. Gukabura twitse kugira ngo bashire subscribe. Yeah, okay guys, mubikore nk'akazi, subscribe kuri Umura TV Claudine ni ingenzi, kuri MT TV ni ingenzi cyane kurushaho, ndetse na Jimmy 250 TV mukore subscribe. Turabakunda cyane. Ya reka dusabe n'uwo mubyeyi wundi muri kumwe n'abatangire yigira badukurikiye. By the way, arasa neza, afite ubwitonzi bwinshi cyane nk'umunyarwandakazi. Murakoze cyane. Amazina ni Mukarudakemwa Clementine. Mukarudakemwa Clementine. Kandi kuri MT TV muranzi. Yego.
ni umukristo ushima Imana uyu munsi wa none ndi kuri Element TV yego kandi basuje mwese ya twongeye kuguha karibu n'ikaze duherukana mu kiganiro twagiranye uduha ubuhamya amateka ubuzima ubayemo ibintu nk'ibyo ndumva ari byo duheruka kuganiraho kuri Element TV. Reka uyu munsi mbabwire insanganyamatsiko cyangwa se topic tugiye kuganira. Mwaba muri gutekereza ko ari iyi Nubifora igifata kinini cya kindi kigura 2,500 by the way reka tubwire abadukurikiye ko imvura irimo kugwa muri kumva yuko microphone zacu zifata amajwi cyane akavura kabashe kugenda kumvikanamo turi mu nzu harimo parafo ariko stumo akavura karenze katugeraho rero muraza kwihangana reka mbabwire insanganyamatsiko tugiye kuganiraho twagiye tuganira ku munyafrika umudamu nyafrika umudamu w'umukristu twagiye tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye tuganira ku bibazo biri mu ngo zo muri no minsi ariko uyu munsi tugiye kuganira kuri iki kintu nabasabye kugifora ariko byabananiye byabananiye kandi ari icyo ngicyo aha reka mbakopeze sibyo mwemeye ko mbakopeza aha okay good mubona ari iki gituma abakobwa bacu ko mubisetse barumuna banyu badashaka muri no minsi mubona ari iki kibitera pe ingo barazanze ni nta mwanya wo gushaka dufite beruka kuganira n'uwitwa Vierge ari we Josiane n'ishiti yanjye ubwo twavugaga ati bwira abadukurikiye bakora subscribe kuri YouTube channel yacu arabwira ngo ni subscribe aha Clementine ashobora kuba atararebye video birumvikana narayibonye aha warayibonye so rero yaravuze ngo njyewe aho kugira ngo njye kubaka nshake mbane n'umugabo mu nzu byaruta nkabona umuntu ntenda nkibyarira kana uti ibyo gusa byonyine byaba bibaye nta kindi naba nkeneye ese namwe mushyigike ko abakobwa banyu tubatera inda bakabyarira iwanyu ubundi bakigumira aho ngaho mubona bimeze bite ngo turahera iburyo abandi n'ibere bose nta kintu bitwaye ariko okay ntacyo duhera iburyo ubwo nyine ni hano iwawe kuko iburyo bwa Clementine ni hano mu muhondo niba ari umuhondo niba ari jone niba ari iki aha twagiye Clementine ubona ari iki gituma abakobwa bo muri no minsi bararahiye ngaho kugira ngo nshake mbana n'umugabo byaruta nkabona umuntu ntera inda nkigumira iwacu ubona ari iyihe mpamvu iri kubitera mu by'ukuri impamvu irimo ibitera muri no minsi namaze gutekerezaho cyane ndimo mbona ibibazo birushaho kugwira abana bacu bagatekereza bati uko biri kose twebwe ntituzanashaka ikintu kirimo kubitera barimo bareba ibiriho bimwe yego ababanjirije bari kubitegereza bakabona ibyabo byakomeye bakabona ingo abantu bararara barwana abantu bari kwicana kandi umugabo n'umugore abantu barimo bicana ukumva rero akenshi iyo babibonye bibaza ibyo byose bareba amahana ariho aba mu mago bakavuga bati rero ibi ngibi birutwa nuko nakibyarira akana kanjye nk'ibera iwanjye ariko njyewe ndasibyo ndi bubashishikarize oya ubundi umugisha wanjye si wowe uyu si wa Claudine oya ntabwo ari wowe umuntu wese agira umugisha we umugisha wa Claudine si wowe wanjye
rero ntabwo ndi bubabwire ngo mbashishikarize ngo ntibagashake ariko ahanini icyo ndiho mbona muri ino minsi ikintu kiri kubitera nuko babona bababanjirije ibyo barimo bakora nabo ubwabo bagahita bumva biburiye icyizere bakabatereka ejo nanjye ninde ujyamo nanjye nzaba nkuriya ejo nanjye rero rwasenyutse cyangwa se nanjye bankubita agafuni agafuni ko kareze rwose bari kubahonda hari umuvandimwe wanjye cyangwa se umushuti wanjye yari afite umwana wabo uri hanze y'igihugu kuko nk'ubu umugabo yagize gutya aramwica nk'ubu mu by'ukuri birarangira kandi urumva mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu rero ubona abana benshi bariho batekereza ibyo byose haba wenda barumuna bacu cyangwa se abana bacu bituma ubona abana batekereza batyo bakavuga ngo ntazo tuzajyamo bitewe n'izi mpamvu turimo tubona ejo umuntu aragira gutya agasanga umuntu yapfuye ejo umuntu ukibaza ariko se ni ibiki biriho biba mu mago y'abantu Kodi ngaho nawe gira icyo tubwira Kodi wowe uri kubona habiterwa n'iki mbese ikintu nyine Clementine atanze icyo gitekerezo ndetse n'impamvu abona iri gutuma abakobwa bavuga ati njyewe rwose aho kugira ngo njye gushaka njye kubana n'umugabo uyu munsi ejo ukwezi kumwe 2 3 4 imyaka kugeza ubwo ejo azamararuka akampinduka akankubita ifuni cyangwa umupanga cyangwa icyuma uravuga imyaka nta nubwo bikiri imyaka umuntu ashobora no kurarayo ukwezi kumwe kumva ngo byarangiye batandukanye abicanye ariko se ko numva byaba bikabije noneho kandi koko wowe uri kubona biri guterwa n'iki ngaho mbwiza ukuri ikintu kiri gutuma abakobwa bacu batinya gushaka bari gutinya agafuni ni umupanga ni icyuma ni iki kiri gutuma bavuga ngo ntabwo izi ngo tuzigiyemo murakoze cyane ni byinshi abakobwa bari gutinya icyo muvuze kirimo haba n'uburyo bwo kurambagiza k'abasore n'abakobwa arajya kurambagiza nagera yabaza umukobwa ati ufite iki umukobwa areba hirya no hino arebe nka mbegurubwa usange abuze igisubizo atanga hanyuma umusore nawe amureba avuga ati uyu mukobwa kuba nta kintu afite ntabwo ndi bumwiteze mbese ni ukuvuga ngo ni ikintu cyaje nk'iyobera Adiri nawe avuga ati iri ni iyobera rikomeye y'ukwemera ni ukuvuga ngo iyi si iriho ibintu byinshi biteye ubwoba ni iyobera bivuze ngo rero abasore bari kwaka amafaranga abakobwa bagasanga nta kintu bafite noneho batekereza no kuri icyo mwari muvuze akavuga ati ngo zungu n'ubundi ziri ku manegeka agahitamo kuvuga ati nbyarire hariya ariko ubundi urugo ni ijuru ritoya ku rugo rwiza umusore n'umukobwa ngenda umva impamvu ibitera ari ubwoba ese turaza kubigendanamo neza ese koko niba atari ibanga uyu munsi aka kanya iyi saha uramutse ugize umugisha Imana kongera kugusubiza kuba umukobwa ibintu byo gushaka ubona waba ukibitekereje cyangwa wabyibagirwa mu buzima bwawe nashaka numva nsubiye mukobwa ariko ntabwo byakunda uramutse ugize umugisha bigakunda ahubwo cyaba ari igitangaza giturutse ihita wiyumvamo ko byabaye ihita wiyumvamo ko byabaye uvuga ngo uhereye uyu munsi ndamutse ndiwe ntabwo narujyamo nakigumira ukundi nakwifuza nka Josiane wakifuza gutenda nakigumira iwanyu ni ukuvuga yes nakwifuza nka Josiane cyangwa se nkifuza kubireka byose none ko ndeba bigiye gutera agahinda ababyeyi batubyarira abana b'abakobwa bakavuga ese mana yanjye ko twababyaye tuzi ko ejo tuzabona abakwe abandi nabo ko twari tuzi ko tuzabona bakazana ubwo amaherezo birarangira heka Imana yavuze ngo mubyare mwororoke ubwo nubyara umwe gusa uzaba wororotse cyangwa uzaba wishe isezerano ry'Imana yavuze ikindi wenda no kumubyara bitari mu isezerano ry'Imana ntabwo biba biciye mu mucyo ibyiza rero ubishoboye wabireka bakazagushyingurana ikara ubishoboye
stress ziri mu bakobwa, stress ziri mu bagore, stress ziri mu bagabo, stress ziri mu basore. Ahantu hose stress noneho mu urumva byakomeye. turayigeza gute rero sasa? Ni imiguruko ariko ni iminsi y'imperuka. Ni iminsi y'imperuka hajeho nanone n'ubugetura. hajeho ubugetura, abantu barabeshyana, mbese no kuvuga ngo ni abantu bakibwizanya ukuri, ni bakeya cyane, uburyarya bwabaye bwinshi. Rero iyi si turimo uyu munsi wa none, abantu benshi irimo iradutera ubwoba, barimo barahindagana. Ntabwo ndava ku cyo navuze. Ubwoba bwamaze abantu bitewe n'ibiri kugaragara. Baye rero mpindutse umukobwa, ewani ntabwo nakwifuza kongera kubonana n'umuhungu. Naba nka Bikira Mariya. None Bikira Mariya azatubyarira Yesu. Bikira Mariya kubera kudakora umurimo w'Imana kagiye kuzishwa n'umugongo. Umugongo ariko uzwi byari imidabagiro. Imidabagiro uziko amakuru ufite sura wa masera ahubwo babaza amakuru. Ariko Jimmy ni bande bafite ibyibi, ni bande barwaye ibibyimba byo mu nda bigiye kubarangiza. Wiki Jimmy ariko muzi ko mba mu mwuga w'itangazamakuru. Umva umugongo ngayiwe ngo ibyo ni umurenge. Umurenge ngo umugongo ngo numunyishe wagera ahantu ngo nuko utagenza gutya. Ariko koko niba atari ibanga uramutse uzi ukuntu biriya bintu biryoha. Ibiki? Okay, utumye mbivuga sex. Ibyo birakureba. Muraza kwihangana ko turi mu kiganiro, nimero impamagaye ntazi naririho sinzi ngo ni yande, reka nyitabe ntabwo amafaranga. Mwitabe rwose. Mwitabe boss. Mwiriwe neza. Twasiga tugiye kurya agakoko turi kuri kamera. Ati? Ukuntu yitonze nawe bishobora kuba birimo agafaranga. Si byose natwe dutuze nyirondoro ibura. Gusa kano kanya navuga ko muzemo gatoya. Okay, nize ibintu bijyanye na journalists, itangazamakuru. Turi abanyamugisha. Sawa, murakoze cyane. Yemeye gutanga umwana we Yesu, watubera igitambo gikwiriye, ugatagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda, ugatagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Okay, murakoze muturirimbye neza ngo ubwatagipfuye namwe ntabwo mugipfuye. None ko niba atagipfuye yicaye ku ntebe ye y'imbabazi, y'imbaraga, y'ubushobozi, yiteguye kubashoboza ndetse no kubabashisha, ubu bwoba muri kubukura hehe? Ese twebwe turabufite? Ntabwo mumusubije mu hahandi. None se bwoba dufite navuze iyi si nyine n'abayituye, ariko ni bamwe na bamwe. Ariko bamwe na bamwe muri abo ngabo umubare nyamwinshi uzasanga abantu babarizwa mu iyobokamana cyangwa muri iyi nzira ya Kristo, ari utagipfuye dukurikiye twese. By the way, twe twatubahihumure. Udatagipfuye nanjye singipfuye,
yatsinze urugamba nanjye nzatsinda ariko maze no guhogoza bravo ariko Jimmy reka nkubwire dukwiriye kubaho no mu buzima bushima Imana. Yes, urabona aka gasura ni Yesu. Yego. Sibyo? By the way murasa neza rwose gasura ni Yesu. Umwe wakwifuriza gusa neza kuri isi ya none ni bakeye ariko kubera Imana turiho, kubera Imana dusa neza, kubera Imana turashima. Ubwo rero nta mpamvu yo kuba tutashima Imana, twari turimo tubwira abantu nyine iyi si itinyishije kugira ngo bahumure kandi ubwo Yesu atapfuye nabo ntabwo bagomba gupfa. Ayo ni ngaye nguko. Okay, ntabwo ariko twafashe umwanzuro ngo tumenye neza ikintu cyatuma abantu bavuga ngo ingo rwose wapi. Ntabwo twakagera ku musozo. Ntabwo turagera ku musozo. Nawe udukurikiye muri iki kiganiro twandikira muri comments utubwire ngo mu by'ukuri njyewe impamvu mbona abakobwa bashiki bacu cyangwa se wenda barumuna bacu bari gutinya kujya gushaka cyangwa kubaka ingo neye ngiye. Uzo kwandika muri comments utubwire. Rero ngiye nka Jimmy 250 reka nanjye se nk'utanga inama n'igitekerezo cyangwa nunganire aba bashiki bacu. Mu by'ukuri abasore bo muri no minsi dufite ubwoba cyane rwose. Murabukura aha ikintu rero kibudutera 95% ni ubushomeri. Ndicara nkareba nkavuga ngo mu mujyi wa Kigali ninjiza amafaranga 100,000. Sibyo? No urugero ntanzi. Aba yarenza nyine ni umugisha ariko ndabizi ko abenshi nta nabwo bayagezamo. 100,000 chambrette nahamo ni 35,000 40. Siyo amafaranga igezeho hano muri Kigali. Ubwo usigaranye angahe? Usigaranye 60. Ugiye gukoramo amayinite y'ukwezi y'5,000. Hasigaye 55. Aha, ugiye gukoramo stoko y'ibyo kurya. Urumva? Nidushake dukoreshe 30. Twari tumaze kubona 55 yarasigaye. Dukuyemo 30. Hasigaye 25. Gaze ni 11,000. Hasigaye 14. None 14 ni pantaro ntiribuze kuvamo. Hari pantaro irimo bwo mubizi. Hari pantaro iri munsi y'12,000 15 hano muri Kigali. Ubwo nitubaze yuko azakenera transport yo kugira ngo yongere ajye gukora kakazi. Mu by'ukuri murumva ya mafaranga yahembwe ibyo asabwa byonyene ubwabyo biri buvemo. Urumva atazamara umwaka wose akora akazi nta n'ishati yari yagura, nta rukweto yari yagura, nta n'ipantaro yari yagura. None ko akeneye gusabwa inkwano y'500,000 wenda make yashoboka. 500 wamugiye kuhe muko. Nyine ni make yashoboka niyo mvuze. Wenda twemere ko hari uwayemera nyine wa make yashoboka wo mu cyari yo ngiye utarize. Sibyo twemere ko ngore wa yashobora. Utarize wo mu cyari cyo ngiyo mu kitumva ingoma. Twemere ko bayemera. None niba umwaka ushira utaguze ipantaro, umwaka ugashira utaguze urukweto, umwaka ugashira utaguze ishati, inkwano izava he? Uzatera agatarina cya kibazo. Ariko kandi hari n'abashaka kwiyubakira. Noneho nidushaka twemere ko hari n'umukobwa wandongora nitunge ukeneye umugabo gusa izo nkwano n'ibiki byose tabikeneye. Ntabwo zafite cash. Nyine wenda tubare ko umukobwa azafite cash. Ariko uzicara ubare ngo none ko ngiye kuba umugabo w'uyu muntu. Ni gute ngiye kuba umugabo w'uyu muntu ntazigera mugurira igitenge? Nta n'isuje pe nzamugurira, nta n'isutiya nzamugurira, nzitwa umugabo umeze ute? Icyo si ikindi. Nzitwa nde koko? Nzitwa nde?
mu rugo nzajya ngera mu rugo mvuga ko mpageze nkanje aba niho harava twadufuni rero urumva harava twadufuni noneho kuko umugore wawe yimenyera buri kimwe yemeye kuza avuga ngo ngenzi yimenyera buri kimwe igihe kizagira ufatwa n'isoni n'agahinda z'ukuba ari ukurongora gusa kandi hari umubyeyi wigeze umbwira ngo kuba umugabo ntabwo ari ukuba uyifite mu ipantaro ngo ugende ukarongora gusa ngo kuba umugabo ni ukuba hari inshingano zawe wuzuza ndetse ukarenga izawe ukuzuza n'iz'abandi badafite ubushobozi bwo kuzuzuza nibwo mugabo umugore nugera mu rugo ukavuga ni mada ko kino kiyiko ino foke iri mu nzira azagira ngo ubundi nkawe uvuga iki uwo mugabo ki nabivuga kabiri gatatu kandi nta gisubizo cyo kubikosora kugira ngo witwe umugabo ufite ni ya fone kuko uzicwa n'agahinda nujya ugenda mu muhanda ubone uri igishoshoshongwe ubone ntabwo uri umuntu ubone kubaho no kutabaho byose birangana ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndamukize ubuzima njye muri gereza abasore ntabwo bagiriye iyo nama n'abagabo simbagira iyo nama ariko mu by'ukuri kubw'ikibazo cy'ubukene kitwugarije kubw'ikibazo cy'amafaranga yacu yataye agaciro kubw'ikibazo cy'uko abakoresha bacu badukoresha bakaduhemba intica ntikize bagakora bakazamuka bakagera ku rwego bifuza kugeraho ariko umukozi agahora ari umukozi ibyo bintu ni bimwe mu bituma abasore tudatinyuka gushaka ukaba wambona ngiye Jimmy mbyuka kuwa mbere njya mu kazi kuwa kabiri njya mu kazi ariko kugira ngo nzagure ipantaro bigasaba ko nteka imitwe none we mukobwa niba tunakundana ukabona warasanzwe ukwezi kwa mbere ufite ipantaro imwe abiri mfite ipantaro imwe atatu mfite ipantaro imwe uranyizirikaho ubona nzakugurira igitenge kivuye hehe nanjye ipantaro nayibuze ntabwo yakwiziritseho by the way umusore niwe urambagiza ntabwo yakwiziritse wagiye kuhugo we wagiye kurambagiza ushaka ko nta kintu mu buhe buryo aha icyo rero hari bamwe babikorera kwanga gusuzugurwa kuvuga ngo ni gute nzabaho ntatereta kandi mfite umubiri muzima bazanyita ikiremba akihagararaho mu buryo bwo kugira ngo arangize umuhango utu twana tw'abandi bihuriye umunsi akocore ejo ahure n'akandi akocore ejo bundi akubitane n'akandi akocore ariko mu by'ukuri nta gisubizo kirambye cyangwa nta n'umugambi muzima afite kuri uwo mwana w'abandi w'umukobwa akihagararaho gusa ku ruhu inyuma ku mubiri reka ngire icyo mbivugaho buriya nubwo turi gukora debate imeze itya ariko twibuke yuko turi no mu minsi y'imbeho by the way dusigaje iminota 2 ngo dusoze ikiganiro cyacu reka rero dusoze tugane ku musozo kabisa reka tugane ku musozo je ariko natanze yanjye mpamvu mbona yatuma nashaka kandi tuma mbona ko n'abasore bagenzi banjye badashaka yego isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere kubizera tugomba guhora dufite ibyiringiro nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshye iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri jyewe nifite ijambo rya nyuma kuri jyewe